uretse kuba yaraduhaye agakiza ariko naho yadukuye iyo hirya mu ntara ntabwo hari horo. Yesu watugejeje Kigali nahabwe tubaye. Abo yavanye mu ntara ikabageza i Kigali murambure muvuge haleluya. Tugiye kwiga ijambo rivuga ngo gushaka imbaraga z'ikindi gihe. Amen. Bwira mugenzi ati Imana iduhereze imbaraga z'ikindi gihe. Imana ishimwe cyane. Imana iduhereze imbaraga zajyara. Keneye imbaraga z'ikindi gihe. Imana ibaha imbaraga mutani umwami mukomere cyane mugiye kunesha muhabwe ingabire nziza sabata. O mukomere cyane mugiye kunesha muhabwe ingabire nziza sabatabarutse. Haleluya, haleluya. Imana iduhereza imbaraga z'ikindi gihe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aya magambo tumaze gusoma ni inkuru ndende igaragara mu kubara igice cya 14. Uraza kuyisoma ubwo Uwiteka yavuganaga n'Abisiraheli. Murabizi iyo usomye mu Kuva babwira yuko ibavanye muri Egiputa. Murabizi muri Egiputa intambara bagiye bahagira nyinshi zitandukanye, Farawo abakoresha uburetwa, ariko Imana igiye kubavanayo irababwira ati ngiye kubahereza igihugu cy'amata n'ubuki. Haleluya. Imana irababwira ati imyaka mwamaze mubabaye mwubaka mubumba amatafari, mwubaka ibipiramidi byo muri Egiputa n'ubundi buretwa butandukanye babakoreye, babahereza amazi y'agahimano n'ibindi. Imana irababwira ati igihe mwamaze mubabaye muri Egiputa kirahagije, mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo iki? Bivuze ko Imana hariya mu Egiputa yari bavanye biragereranwa no muri Egiputa y'ibyaha aho Yesu yatuvanye. Imana ishimwe. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo mu Egiputa sinzasubirayo ngo n'abariyo Mana ugere gute ngo batabara. Yaravuze ngo muri Egiputa sinzasubirayo ngo n'abariyo Mana ubatabara. Hanyuma iki gihugu cy'Ikanani cy'amata n'ubuki Imana yari yababwiye biragereranya n'itorero, kuko hano muri Kanani nibwo Abisiraheli bagombaga kuzaza bahimbaza Imana, bagatamba ibitambo, bakavugana n'Imana, bakaganira nayo, Imana ikaganira nayo. Ntabwo yari kuvugana no mu Egiputa, ariko yari yarabateguriye Kanani aho bazaza baganira nayo, bakumva ijwi ryayo, bakayitambira ibitambo, bakayihimbaza, bagashyiraho ibicurangisho bagacuranga. Ni icyo gihugu cy'amata n'ubuki. Haleluya. Hanyuma rero Kanani y'abakristo twebwe Imana yaduteguriye tukiri hano muri iyi si ni itorero. Hari abantu babyumvise bene da? Kanani Imana yaduteguriye nk'abakristo, ndagira ngo mbabwire ngo ni itorero. Kandi mureke mbabwirishe ukuri mw'abakristo, tugeze muri iri torero amata n'ubuki twarayabonye. Nta bantu babonye amata ngo duhereze. Haleluya. Imana amata n'ubuki hano muri ito twarayabonye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nanone mu itorero niho twageze tutazi kwambara, tuhageze twiga kwambara amakote, tukaza dukubitamo n'imicongo, ariko higira iyo ntabwo twari tubizi. Ayo ni amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane.
mu itorero niho twageze. Ababyeyi bamenya kwambara uko bambara basitiringa. Ababyeyi barabimenya bagakubita amabaze n'amabubu nabyo bintu byose bambara, bagatega bimwe bikaba birebeye ibindi bikaba birebeye ibindi bikaba ariko haleluya Imana ishimwe. Ni mu itorero amata n'ubuki twarayabonye. Mwami wacu ahabwe cyubahiro. Itorero twagezemo nta byo kurya, bintu byarakaze, inda zarafatanye n'imigongo, ariko tugeze mu itorero Imana ivugana natwe bati nimuhumure, nzabagaburira, nzabaha ibiryo, nzabambika. Haleluya Imana ishimwe. Mu itorero n'ukuri amata n'ubuki twarayabonye. Kandi mureke mbabwire, ibi twambaye ntabwo twabyambara tugenya ahubwo gwara kwa Mutanga na kurangura n'ibindi. Twambara neza tugatera ipase gura kwa gatandatu, tuba turi kwitegura kuko tuba turi kwitegura kujya kubonana n'umwami wacu mu itorero. Yesu yarakoze ahabwe cyubahiro. Hanyuma Imana rero, Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane nanone. Imana niyongera ishimwe. Kandi mureke mbabwire, uretse no kuba Imana yaraducunguye ikadushyiraho itorero, katuvana mu magana menshi y'ibyaha, kaduhereza Kristo, mureke mbabwirisha ukuri, naho yatuvanye higiriya mu ntara iyo tukabona itugejeje muri umujyi wa Kigali, naho ntabwo hari horoshye. Haleluya. Uretse kuba yaraduhaye agakiza, ariko naho yadukuye hirya mu ntara ntabwo hari horoshye. Yesu atugejeje Kigali nahabwe cyubahiro. Abo yavanye mu ntara ikabageza i Kigali murambure muvuge haleluya. Ariko barawe ndabona ari hafi ya twese neza rero. Bene da Yesu yarakoze ntabwo yakoze. Yesu yarakoze mwaba Kristo. Haleluya Imana ishimwe. Mu ntara iri tukabona tugeze i Kigali, tukambara imyenda twa shopping i Kigali. Imana ishimwe. Tukajya ibyo twahahiye i Kigali, tukoga amazi y'iki. Haleluya Imana ishimwe. Yesu yarakoze. Yesu yarakoze. Yesu yarakoze. Yesu yarakoze ahabwe cyubahiro. Aho ngereye muri umujyi wa Kigali, nasengeye iri iwacu i Cyangugu niho mvuka. Hanyuma rero hari abantu benshi cyane twajya dusengana, Imana ikabishimira ikabagira ati bana banjye, kubera uburyo mu nkunda n'uburyo mu nkorera n'uburyo mu nshakana umwete n'uburyo mufata ibihe byayo byo kunshaka, Imana ibasezeranya amasezerano y'ubugi izabatuza i Kigali. Nukuri ko Imana nabonye abantu Imana yabwiye ko izatuza i Kigali, uyu munsi wa none baratuye bameze neza, bari mu nzu zabo bameze neza. Abo bantu narababonye, twasenganya amashyamba, dusengana imiburu, tujya hirya none dusenga Imana ibasezeranya buryo ki izabatuza i Kigali. None wumve muri abo yasezeranije, nanjye nagiye kumva numva ijwi rya Nyirijuru, numva nanjye rigezeho. Nawe ati mwana wanjye, kubera uburyo nkunda, kubera uburyo nkorera, nawe mwana wanjye nzagutuza i Kigali. Nta nibwo buryo ndi hano. Imana yarakoze. Haleluya Imana ishimwe. Nta nibwo buryo ndi hano. Hanyuma rero nina i Kigali aho mpagereye n'ubundi ndasenga n'ukuri. Ndasenga ahantu hose bavuga Imana, ndasenga mu magurupe, mu nsengero ndasenga bene mu butayu ndasenga. Hanyuma ngewe mbabwirisha ukuri, aho ngereye muri Kigali nta muntu twari twasengana hirya mu butayu cyangwa mu byumba. Hanyuma nezeze Imana itarakira yibyinira yihimbaze.
hanyuma Imana ihagurutse umuhanuzi mu iteraniro, muhanuzi ajye muri bya bindi atitire, narangiza agere ku muntu avuga ati mwana wanjye, ati nduwiteka kubera uburyo unkunda, uburyo unkorera, uburyo unyubaha, ndakwimuye mwana wanjye, kuvanye i Kigali gutuje Ngororero. Mana yatuzanye mutere haleluya, Imana ishimwe. Yewe ntabwo nari ngo kuvanye i Kigali gutuje Ngororero, cyangwa za Kongo niririye mu Rutsiro yipfiriye ntawe nari nabona. Mana yatuzanye muri uyu mujyi, habwe cyubahiro. Abari gufashwa mutere haleluya. Uwiteka niwe wankuye mu ishyamba, sigaye ba mu murima, no kubwi burani zubabyo shobora kweri mutasha. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umurira w'ijuru ndi, sigaye gendera mu mucyo ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Abari kumva Imana mwongere mutere haleluya. Yesu yarakoze mwaba Kristo, Yesu yarakoze, amata n'ubuki twarayabonye, umwami wacu ahabwa icyubahiro. Hanyuma Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo bageze ku musozi w'Imowabu, hanyuma bari kwenda kureba igihugu cy'i Kanani. Ngo Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo Mose afata abatasi 12, abasirikare bakomeye mu ngabo za Isiraheli bakomeye, arabatoranya uko imiryango 12 ya Isiraheli yari imeze, arabatoranya, arababwira ati ngaho ni mugende mujye Kanani, mujye gutata icyo gihugu. Icyambere misiyo mbatumye, duhaguruka mu Egiputa, twumvise Imana ivugana natwe tubwira ko aho tujyanye Kanani ari igihugu cy'amata n'ubuki. Hanyuma ni mugende mu gitate, murebe kuko nimba ibyo Uwiteka Imana yatubwiye ari ukuri, murebe yuko ayo mata hari, murebe ko n'ubuki buhari. Nibyo byari bibajyanye. Baragenda, Bibiliya iratubwira ngo baragenda bagerayo, igihugu baragitata, barakizenguruka, umujyi bawujyamo barawuzenguruka. Abajane b'icyo gihe babyita ngo ni ugukata umujyi. Umujyi barawukata, barawuzenguruka, bareba imihanda y'imikara, amazu meza y'amashato barareba, baritegereza, barangije bati ntitugarukira mu mujyi, reka tujye no hirya mu byaro turebe uko bimeze. Bagera hirya mu byaro, basanga imizabibu n'imizabibu, basanga intoki n'ibitoki, basanga imirima irera, barareba baratata, bahava bavuze ati by'Uwiteka Imana yatubwiye iki gihugu ni amata n'ubuki. Hanyuma bazanye no ku mizabibu no ku zindi mbuto z'amakomamanga n'izindi mbuto bazanye, kugira ngo nibaza gutanga raporo kuri Mose n'Abisiraheli berekane n'imbuto, nibavuga ko ari amata n'ubuki baze berekana n'imbuto zo muri icyo gihugu. Hanyuma rero bageze basubiyeho gutanga raporo, Yesuwa na Kalebu bo barabanje bariherera, mubyumve, barabanje bariherera, barapfukama. Bamaze gupfukama babanza gushimira Imana, babwira igihugu cy'amata n'ubuki. Uko bari gushimira Imana rero, mwumve ibyo bintu, uko bari gushimira Imana, ngo 10 risigaye byahise riteranya Mose n'Abisiraheli bose, hanyuma babateranyiriza muri icyo kibaya cy'Imowabu. Babwira Mose ati teranya Abisiraheli, ntagire niyo nkusiga, n'umubyeyi wonsa ntumusige,
n'agakecuru kakandi gashaje kagendera ku nkoni, ntugasige, bose baza mu kibaya tubahereze raporo y'ibyo twaboneye i Kanani. Bagezeyo abatasi batangira kubabwira uburyo Imana ibahaye igihugu cy'amata n'ubuki, berekana n'imbuto bavanyemo, Abisiraheli bagatera haleluya z'imirambaro. Bakiri muri icyo gitaramo n'ibyishimo rero bakubona abantu bagiye mu gitaramo, aberekwa batangiye kwerekwa, n'abahanura batangiye guhanura, hanyuma hahita hazamo kidobya, barababwira ati ibyo gutera haleluya z'imirambaro mu byihorere, ibyo kwerekwa no kugira gute no guhanura no kuvuga indimi mube mubiretse, tugiye kubabwira ikindi kintu twabonye cyadukomere. Baravuga ati ibyo Uwiteka Imana yavuze ni ukuri, igihugu twagitasa koko twabonye ari amata n'ubuki, atari ko twitegereje bene icyo gihugu. Naho hantu nshaka kugera. Barababwira ngo twitegereje bene icyo gihugu, tureba abantu bita Abaheti, tureba abantu bita Abahivi, tureba Abayebusi, tureba amoko menshi bavuze, ariko baravuga ngo twitegereje ayandi moko ya nyuma yitwa Abanaki. Abaki benedo? Abanaki. Baravuga ngo twitegereje Abanaki bene icyo gihugu, ngo tubona ari ibigabo birebire, hari ibigabo binini bifite amatuza bifite ikintu bita amatuza, ngo twitegereze igihagararo cyabo ku buryo twebwe twisangaga tumeze nk'inzige imbere yabo. Bene Imana idufasha kandi tugire neza. Twisanze tumeze nk'inzige. Impamvu bene buracyo mbabwira, Imana idukubitira umunaki watuzengereje muri aya materaniro mu izina ryande. Bene buri muntu wese imbere ye afite ikibazo areba akabona kimeze nk'umunaki, ariko Imana iradukubitira amaraki muri iri teraniro mu izina ryande rya Yesu. Baravuga ati twitegereje Abanaki, baravuga ati kugira ngo tujye kwicwa n'inkota z'Abanaki, Imana yaratubeshye, ntabwo twari tuzi ko icyo gihugu cy'amata n'ubuki kirimo Abanaki. Kugira ngo tujye kwicwa n'inkota z'Abanaki, dufashe icyemezo dusubiye inyuma, dusubiye muri Egiputa, tujya kunywa kambuca, twiyongeza icyuma, dushyireho urumogi, dushyiraho ibyaha byose twakoraga, tugende dusambane, dusubire muri Egiputa, bya byaha byose bikorerwa mu Egiputa, bya bintu by'abanyabyaha, aho twaturutse inyuma mu Egiputa, tugende dusubireyo, kugira ngo tujye kwicwa n'inkota z'iki z'Abanaki. Bafata icyo cyemezo, bafata icyo cyemezo. Bibiri tubwira ngo iki? Ngo bakiri muri ako gasaku, ngo n'akavuyo, haza abagabo babiri bari baturutse mu masengesho, bari bari gusenga. Haleluya! Haza abagabo babiri bari gusenga, Yesuwa na Kalebu. Babwira Abisiraheli ati mube muretse natwe tubahereze raporo. Baravuga ati koko abo Banaki bababwiye natwe twabiboneye, ati twababonye, ati ibyo bababwiye ni ukuri, twarebaga igihagararo tukabona tumeze nk'inzige imbere yabo, ibyo bababwiye ni ukuri. Barangije baravuga ati noneho nimureke tubabwire imbaraga z'Imana yacu. Dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana yumva amasengesho, iyo twizeye iyo twizeye irako. Haleluya! Barababwira ati nimureke tubanza tubabwire imbaraga z'Imana yacu. Barababwira ati iyo Mana tubabwira yategetse inyanja, tugeze ku nyanja Abanyegiputa badukurikiye, twabonaga imbere yacu ari inyanja ndende, twareba inyuma tukabona
ze, atariko iyi Mana twizeye yategetse inyanja. Haleluya! Inyanja icikamo kabiri turambuka, kandi abazi bacu Farawo ndetse n'ingabo ze yarategetse ibakunkumurira mu nyanja. Haleluya! Barababwira ati abo banaki ntabwo bafite imbaraga zirenze izi nyanja itukura. Haleluya! Barababwira ati ntabwo aba banaki bashobora kugira imbaraga zirenze izi nyanja itukura, ntabwo bishoboka. Uzi ikindi bababwiye? Barababwiye ati hari igihe twigeze tugera mu butayu twarashonje, tumaze imyaka myinshi tutarya inyama, twibaza uburyo tuzarya inyama. Ariko barababwiye ati twibazaga uburyo tuzarya inyama, ariko Mana ubu hari abantu bibaza uburyo kibajya umuceri, bakabona umutanzaniya, bakabona ibintu by'ibiki byose bipanze aho hantu. Ibyo bintu byagiye bitubaho, ariko dufite Imana igabura. Haleluya! Imana ishimwe. Barababwira ati twamaze imyaka myinshi twibaza uburyo twajya inyama, tubwiriye Imana yo mu ijuru uti Imana iduhereze inyama. Imana irangije twoherereza inkoko ziturutse mu ijuru. Ndashimira Imana, itwoherereza ikintu bita inkoko ziturutse mu ijuru, zamanukaga zitekewe mu gikoni cyo mu ijuru. Nta gufatisha imbabura cyangwa ngo barafatisha ibintu by'ibigaze cyangwa ngo byakwizine, zamanukaga zatekewe mu gikoni cyo mu mbere. Imana icura. Haleluya! Imana ishimwe. Benda muri amateraniro nagira ngo mbamenyeshe ko Imana twizeye ifite n'igikoni cyo kugaburira abakozi b'Imana. Ifite igikoni cyangwa ntabwo igifite? Tagifite se muri Covid mwatunzwe nite? None tagifite mwatunzwe nite? Abamotari moto bari baraziparitse, abashoferi imodoka bari baraziparitse bagendagamo bagiye kuzishyushya, abacuruzi amamangazi n'ibindi byose bari barabiparitse, twese turi muri guma mu rugo. None Imana idafite igikoni, mwariye iki bene da? Mwariye iki? Imyaka ingahe twese turi mu rugo, amakote yose yarazinze, amabaze n'ibiti byose byari biri muri mare, twirirwa mu rugo n'amasiripa na za kamambiri. Dushimiye Imana yatugaburiye. Haleluya! Imana ishimwe. Imana yaradutunze. Imana yaradutunze muri Covid. Nibwo nabonye ndahise mfata rya jambo ndihereza agaciro, rivuga ngo iyo mfumbatuye igipfunsi cyanjye ngo nzambaza kwifuza kw'ibyaremwe byo. Igihe kimwe Eliya Yezebeli yageze gucara mukanga, hanyuma Eliya yirirwa agenda urugendo rurerure, inzara iramugira amwica, afata icyemezo aravuga ati n'ubundi sinduta basogokuruza reka niyahure, ngajyama munsi y'igiti cy'umurotemu ategereje izizi ry'icyo giti kugira ngo rimanuke rihite rimwica asange basogokuruza. Hanyuma mu ijuru barebye babona Eliya aracyafite imirimo agikorera Imana hano mu isi. Imana itibwira ingabo zate mugire vuba mufatisha, mujya mu gikoni mufatishe vuba, mucumbe ikintu bita umutsima. Haleluya! Mucumbe umutsima. Imana ishimwe. Kandi umutsima ntimumumanura gutya mushake n'imboga, mumanure n'agacuma k'amazi. Byamanutse bivuye mu ijuru bisanga Eliya ahantu yarajyanye munsi y'igiti cy'umurutemu. Eliya arongera ariyongeza, afata amazi arasoma. Biratubwira ngo iyo nda yayigendeyeho iminsi 40 n'amajoro 40. Ibyo bijyo byari biturutse he? Turashimira Imana yacu ifite igikoni. Haleluya! Kandi iki gikoni kirimo na stoke y'ibintu byose bigomba gutunga abana b'Imana. Niyo mpamvu isukari gura 2 ukabona unywa isukari. Imana ishimwe cyane. Imana inyura mu nzira zarizo zose, ugakoresha nawe inzira zose, ubwenge bwose Imana yaguhaye. Ngo washaka ugafata agataro ugacuruza, washaka ugacuruza inyanya, washaka ugacuruza ibitunguru, ukagira gute kandi ubwo kazi ni kazi. Ukanyura mu nzira zarizo zose kugira ngo n'ibiciro byakakaye ubasha kujya unawe, kandi turajya turanywa. Icyo ni igikoni cy'Imana. Haleluya! Imana ishimwe. Ngo bavuge imbaraga z'Imana Yesu na Kalebu kuri uwo musozi,
barangije baravuga ati Imana tubabwiye rero ati nimureke tubabwire uburyo izatugabiza abanaki, uburyo Imana izatugabiza abanaki. Baravuga ngo Imana izatugabiza abanaki tuzabajya nk'iki bene da, tuzabajya nk'imitsima. Abantu biteguye kujya abanaki nk'imitsima mutere haleluya. Imana ishobora murabizi kugira ngo ikintu cyitwa umutsima kiboneke cyangwa se ubugari. Iwacu Rusizi dukunda kuvuga umutsima. Kugira ngo umutsima uboneke nuko ufata ikintu bita isafuriya ugashyiramo amazi, ukagenda ugacana imbabura cyangwa se ugacana ingwi cyangwa ugacana gaza cyangwa kwiziniyeri, ugashyushya amazi akatura akagera kuri dogere y'100%. Siko bimeze bene, gacana amazi akabira akatura, warangiza ugafata ifu ugafata n'umwuko ugakareba. Imbabwira nanjye nzasonga ubugari, nzambusonga ariko hari igihe muri weekend rimwe na rimwe umugore yo yaruhutse yamaze gufata muri weekend nibwo aba yaruhutse. Rimwe na rimwe hari igihe mubwira ati reka njye ku isoko, nkagenda nkajya ku isoko ngahaha ikintu bita inyama. Abashimura bizi ko dukunda inyama. Ngahaha inyama kandi mpaha ku biro, mpaha ku biro, narangiza ngahaha n'ibirungo byabyo, nkaza ngafata ibiryo nkabitunganya neza, nkagufatira amazi ngashyira hariya, nkagucumbira ubugari nkagucumbira ikintu bita ubugari. N'umukozi mba nawe yageraho igikoni n'icyanjye uyu munsi, ngashyira hariya ngahereza umugore wanjye n'abana bakarya ikintu bita ubugari, ibyuya bikabira. Yarangiza akazambura ibigaza ati Imana ndagushimiye ko wampaye umugabo mwiza. Se tuzabategereza okeya twebwe tutazibaha natwe tugwa. Haleluya. Imana ishimwe. Ari igenza ngira gutya nanjye ngahereza umugore wanjye keya kandi akanezerwa. Mwami wacu ahabwe icyubahiro, mwami wacu ahabwe icyubahiro nanone. Imana ishimwe cyane. Hanyuma baravuga ati nuko Imana izatugabiza abanaki, tuzagenda idushyuhiriza amazi yature, nirangiza iduhereza abanaki tubacumbe, dufate umwuko tubacumbe, tubashyire hariya ku isahani tubajye nk'imitsima. Bene de haleluya. Imana ishimwe. Tangira ufata abo abanaki ni ikibazo cyakindi cyananiranye. Muri aya materaniro tangira ushyushya amazi. Turashaka gushyuhiriza abanaki amazi. Abanaki bananiranye, nimba ari abanaki b'ubushomeri, nimba ari abanaki b'ubukene, nimba ari abanaki b'ibibazo byo mu miryango, tangira ushyushya amazi muri aya materaniro. Nimba ari abanaki b'amadeni, tangira ushyushya amazi. Turashaka gufata aba banaki tubashyuhiriza amazi, tubacumbe, tubajye nk'imitsima muri aya materaniro mu izina ryanjye. Imana ishimwe. Ababyumvise mutere haleluya. Imana yumvise uburyo Yesuwa na Kalebu bayivuze muri ayo materaniro, yumvise uburyo bayivuze. Imana ntabwo yagumye mu ijuru. Bibiliya tubwira ngo Imana yahise imanuka kugira ngo ize mu isi ireba abagabo bari kuyivuga uburyo igiye kubashyuhiriza amazi ikabagabiza abanaki. Ntabwo yatuje mu ijuru, ntabwo yahagumye. Bereta yaramanutse cyangwa ntabwo yamanutse? Bari mane cyura haleluya. Mama ndagira ngo mbabwire ngo yaramanutse. Iva mu ijuru batereka njye mu isi ndeba abagabo bari kumpamya uburyo ngiye kubashyuhiriza iki abanaki. Igeze mu isesi bakora mu ntoki aravuga ati sha mumvuze neza. Bene tereka tuze tuvuge Imana neza. Ravuga ati mumvuze neza, mwari muri kuvuga uburyo ngiye kubashyuhiriza amazi nkabagabiza abanaki mukabacumba mukabajya nk'imitsima, hanyuma nkumva intebe yanjye iri kunyeganyega iri kugira gutya. Ndavuga ati reka manuke nza kureba aba bantu bari kumpamya gutya. Irangije bati noneho uko mumpamije nduwiteka Imana mbagabije abanaki, nimugende mubajye nk'imitsima ndababahaye. Haleluya. Bababwira ati nduwiteka ndababahasha mugende mubajye.
mugende mujya abo banaki mubajye nk'imitsima mu izina rya Yesu Kristo. Irangije ihindukirira rya teraniro ryari ryayihakanye, irababwira ati mwebwe mw'Abisiraheli mwe, nakoze imirimo n'ibitangaza mureba, nakamije inyanja mureba, nabahaye amazi aturutse mu gitare mureba, nabahaye inyama ziturutse mu ijuru, numa ziturutse mu ijuru ndazibahereza mujya inyama murahaga mureba. Irababwira ati ubwo mwanza kumpamiriza imbere y'abanaki, abo banaki nta nubwo muzabageraho, ntimuzagica n'igera icyo gihugu, mwese uko mwaturutse mu Egiputa nta niko muzarimbukira mu butayu. Niko byagenze cyangwa ntabwo ariko byagenze? Uko bahagurutse mu Egiputa bose niko barimbukiye mu butayu, kubera ko bihakanye Imana imbere y'abanaki. Imbere y'ikigeragezo ntuzihakane Imana, ahubwo umuti wo kugira ngo uneshe ikigeragezo hita utangira ukereke imbaraga z'Imana, ukereke iby'Imana yakoze. Kwa kundi yakugaburiye ushonje, haleluya, kwa kundi yakwambitse wari wambaye ubusa, kwa kundi yahaye abana bawe minerivare wari kwibaza yaturutse. Nugera imbere y'ikibazo cy'ikigeragezo tangira ukereke ubuhamya, kibwira ubuhamya, haleluya, ukibwira ubuhamya bw'uburyo Imana yawe yakutwarire ugeze mu kigero. Uwo ni wo muti wonyine wo kwica abanaki. Imana ibwira Yosuwa na Karoti, mwebwe ubwo mumpamishe muri iri teraniro ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbagiza byaturutse mu Egiputa, bose bazarimbukira mu butayu, ni mwebwe ko muri babiri bonyine, uko ari babiri. Bibiri tubwira ko aribo bageze i Kanani, abandi bose barimbukiye hehe? Mu butayu. Mana ishimwe cyane. Gushaka imbaraga z'ikindi gihe. Hanyuma rero dusoza, ariko se dusoza abari gufashwa nanone, amen. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Dusoza Bibiri tubwira ngo Abisiraheli, urumva bagezeho ni generasiyo yavukiye mu butayu, ariko abaturutse mu Egiputa bose bari bashiriye mu butayu. Hagezeho generasiyo nshya itaraturutse mu Egiputa yavukiye mu butayu. Hanyuma baza bayobowe n'umugabo witwa Yesu. Bakigera i Kanani, Yesu niwe wari umwami. Yesu aragenda yicara ku ntebe nziza, yicara muri biro nziza nk'umwami, aragenda agereka amaguru ku yandi, yambata Imana yababwiye arayabona koko, asanga igihugu cyuzuyemo amata, mu mirima imyaka irera, ibintu n'uburyohe, asanga mu gihugu huzuyemo imigezi itandukanye, za Tigre, za Efurate n'indi migezi, za Yorodani n'indi migezi ikomeye yuzuyemo amabuye y'agaciro y'ubwoko butandukanye. Asanga igihugu ni amata n'ubuki, arajya aranywa, aragenda agira nyakubahwa, aragenda bumwami. Kwa kundi yari yarumiye mu butayu, arongera arahembuka, atangira kwambara amakote, atangira kwambara imisonga, ibintu birasobanuka. Atangira kugenda neza, yegamye neza, n'inda yayisize hariya, avuga ati Mana warampembuye. Hanyuma yibagirwa umuntu baruhanye witwa Kalebu, yibagirwa Kalebu. Kalebu aragenda aratorongera kuri yo, kure y'umugi, iyo kure y'umugi, aribagirana. Imana hari igihe izigira igafata igashyiraho akantu k'agakare k'agahugi, abantu bakakwibagirwa, abo mwasenganye bakakwibagirwa, imiryango ikakwibagirwa, ababyeyi bakubyaye bakakwibagirwa. Benede yasizemo akantu k'agakaro gatoya, bakakwibagirwa neza, ukagenda ugakakara, kandi hari icyo Imana yakuvuze.
Yesuwa aragenda arakakara aruma, yinjira mu kintu bita ubutayu. Imana yaramubwiye ko azayobora, Imana yaramubwiye ko izamuhereza ubwami. Aragenda aruma arakakara. Yesuwa aramwibagirwa neza burundu, n'abandi bantu bose baramwibagirwa, bo basenganye baramwibagirwa. Yesuwa arakakara. Ninde uri kwahirira inka z'abaturage? Ni Kalebu. Murabyumvise bene do? Ninde wagiye gukora ikiyede? Ni Kalebu. Imana irigisha bene do. Ninde wagiye gukora ikiyede? Ni Kalebu. Imana yari yaramubwiye ko azayobora, ko izamuhereza ubwoko bwa Isiraheli akayobora. Yesuwa aramwibagirwa. Ninde wagiye mu bishanga kwahirira inka n'amatungo y'abaturage? Ni Kalebu. Ninde ufite isuka ku rutugu yagiye guhingira abaturage? Ni Kalebu. Kalebu akora ubucakara, akora ubucakara mu buzima bubi. Imana yari yaramusezeranije amasezerano. Aracakara, aragenda amera nabi. Bene naje kubabwira ati nimuhumure, naho Imana yababaza umuntu nimuhumure ntabwo izamubabaze te. Haleluya. Yajya kwihererana n'Imana akumva nyir'ijuru ivuganye nawe, kamubwira ati mwana wanjye turashimira Imana ko dutunzwe n'amasezerano. Yaba agiye kwihererana n'Imana muri ubwo buzima bukakaye, Imana ikamubwira ati humura mwana wanjye, ni njye wavuze ibyo nakubwiye no kubikora nzagera gute? Nzabikora. Mwami wacu ahawe cyubahiro. Amasezerano yose uko Imana yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu. Isi yose, isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Hanyuma abari gufashwa nanone, haleluya, uko yihererana n'Imana, Imana imuha amasezerano, imuhumuriza ati ninjye wavuganye nawe. Umuntu w'inyuma yari yarakokotse, nibyo birumvikana, yarabaye nabi, ariko umuntu w'imbere yarabyibushye, agenda yaguka, agenda agwiza imbaraga, avuga ati niyo yavuze, niyo humura, ibyo yakubwiye no kubikora izagera gute? Izabikora. Uko umuntu w'inyuma yakokokaga, Imana ubwo yari iri kumwigisha, uw'imbere we yagendaga yaguka yuzura imbaraga. Umuntu w'imbere niwo mpamvu yasengeraga abagwayi bagakira, ariko wakaguma ari wa wundi. Agasengera, n'ubu turabafite, agasengera abanyabyifuzo, babandi badedeye bishwe n'ubushomeri n'ubukene n'ibiti byose, akabasengera Imana ikabazahura ikabagirira neza, ariko wakagomeza azahaye. Ubwo ni ukora ko umuntu w'imbere yabaga ari umunyembaraga. Haleluya. Imana ishimwe. Igihe kiragera rero, igihe kiragera, Yesu agira gutya, aravuga ati ntabwo nzahora muri biro, reka ngende njye no mu nkengero mu biturage, ngende ndeba uburyo ubwami bwanjye bumeze. Aragenda rero ageraho aho Yesuwa Kalebu yarari. Ageraho Kalebu yarari. Hanyuma Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo Kalebu aragenda amusanga i Gilugari, niko Bibiliya itubwira. Amusanga i Gilugari. Hanyuma nta nubwo yabanje no kumumenya, nawe ari wowe ntabwo yari kumumenya, kubera igihe cyari gishize yarakakaye, yarumye inyuma, yarabaye nabi. Hanyuma abona umugabo n'ibikote araje, wumagaye wakakaye n'ibiti byose n'incocera. Aramusanga aramubwira ati yewe Yesuwa we, ni njyewe Kalebu, ni njyewe. Aramubwira ati niwibuke iby'Imana yatuvuzeho turi Kadeshi y'i Barumeya. Aramubwira ati ibyo bintu nubyibuke. Haleluya. Turi hahandi Kadeshi y'i Barumeya, niwibuke icy'Imana yatuvuzeho. Haleluya. Aravuga ati icyo gihe nari mfite
imyaka 40 none shikije imyaka 85, imyaka 45 yose ategereje. Ati shikije imyaka 85, aramubwira ati sinaretse guhanura, aramubwira ati sinaretse gusengera abagwayi, araruya, aramubwira ati sinaretse gusenga ubutayu, aramubwira ati uko imbaraga zanjye zameraga cyagiye mfite imyaka 40 ntabara ku rugamba ngatabaruka, n'ubu ni ko imbaraga zanjye zimeze shikije 85 ko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba, n'uyu munsi wa none niko zikimeze. Mwami wacu ahabwe icyubahiro, uko nasengeraga abagwayi bagakira, n'uyu munsi wa none ndacyabasengera bagakira, uko nasengeraga abanyabyifuzo bagasubizwa, n'uyu munsi wa none ndacyabasengera ku imbaraga zanjye zameraga. Haleluya! Ramubwira ati n'uyu munsi wa none niko zikiri. Ababyumvise mutere haleluya! Aramubwira ati mpereza rero, none ntabwo ari byo kwinginga, sohoza iby'Imana yavuze. Waranyibagiwe uragenda uhereza abandi uranyibagirwa, ariko uyu munsi ni njye nawe mpereza. Turashaka gusenga amasengesho yo kubwira Imana ati Imana igihe kibaye kirekire, ariko uyu munsi wa none udusohoreze. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Aramubwira ati mpereza rero, nta yandi matarike, nta kindi gihe cyo gutegereza, mpereza. Hanyuma Yesu arumikwa, aravuga ati ni wowe, ati ni njyewe, nubwo ubona nakakaye gutya ariko ni njyewe. Aravuga ati se wa mugabo we, ubwami bwose narabugabanye, ko imiryango 12 ya Isiraheli yose yanganaga narayihaye, uretse wowe gusa, ariko abandi bose narabaha. Aravuga ati igihugu cyose barakigabanye, ubwami bwose barabufashe, nta handi hantu hasigaye. Aramubwira ati cyakoze hasigaye umusozi umwe witwa Heburoni. Kera hitwaga Ikireyotani niko twasomye, ariko ngo hasigaye umusozi umwe w'Heburoni. Kera hitwaga Kiriyataruba, kera hitwaga Kiriyataruba. Aramubwira ati hasigaye umusozi umwe witwa Kiriyataruba. Uyu musozi wari umusozi uriho ibyihebe gusa. Aramubwira ati bya byihebe twagwanyije mu Ikanani bikatunanira, byo twagiye tugwanya bikatucanga bikatunanira, byose byaraje bijya kuri uwo musozi. Abanywara umugeni niho bari, ibyihebe niho biri, babandi banza kumvira amategeko ya leta niho bari, babandi bajya ruswa niho bari, ibyihebe babandi bose bananiye leta bose bari kuri uwo musozi. Aravuga ati nuwo wonyine usigaye. Atawugeze wa musaza we imyaka 85, urabasha kujya kugwanya ibyo. Uwo musaza wayobogwa n'ikihe cyitwa Aruba, yari cyo cyihebe gikuru cyari kiyoboye Abanaki. Siko biratubwiye ngo yari ukuriye ibyo byihebe by'Abanaki. Aravuga ati uwo musozi uyobowe n'ikihe cyitwa Aruba niwe usigaye, indaya zose zananiranye niho ziri, abanywamugi niho bahungiye bose niho bibere. Ni umusozi w'ibyihebe, natwe ubwacu nubwo ubona ndi umwami sinapfuna sinanakandagira. Aravuga ati se wa musaza we w'imyaka 80 koko hafi n'itanu, uriya musozi urajya kufatura ushobora wabirabyihe. Aramubwira tumva nkubwire Yesuwa, ndagira ngo nguhereze ubuhamya. Aturibuka igihe twazaga tujya ku musozi tukajya ku rugamba tugatsinda tugatabaruka nge nawe. Aramubwira ati kwa kundi imbaraga zanjye zamera, n'uyu munsi wa none niko zikiri. Uko nagwanaga gatabaruka, n'uyu munsi wa none imbaraga niko zikiri. Aravuga ati wempereza umusozi. Bibiri tubwira ngo iratubwira ngo amusabira umugisha, amaze kumusabira umugisha
ngaragenda muhereza uwo musozi witwa Kilorupa. Arangije Yesuwa aragenda afata igitabo cy'indirimbo na Bibiliya, aragenda arabwiriza, aravuga ngo twa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo yiwe uko yayatubwiye. Aravuga ngo turi abasirikare beza bogejwe mu maraso, mwami wacu Yesu niwe mutabazi, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Aragenda arabwiriza, abwiriza indaya zirihana, abwiriza abanyarumogi bararureka, abwiriza abasinzi barakira. Ngo arabwiriza uwo musozi arawufata, ntiwaba ukitwa Kilorupa, ahubwo umusozi uragenda witwa Heburoni. Bibiliya tubwira ngo nicyo cyatumye ngo i Heburoni haba gakondo ya Yesuwa ya Kalebu na bugingo n'ubu, ngo kuko yomatanya n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli rwose. Ababyumvise haleluya! Imana ishimwe bene. Tugiye gusenga Imana. Dukeneye imbaraga z'ikindi gihe mwaba Kristo. Dukeneye imbaraga z'ikindi gihe. Umwami wacu ahabwe icyubahiro. Bene da, ntabwo nabahanurira amazu, kuko amazu ntabwo ari cyo gitangaza ku Mana. Imana itangazwa n'umukristo uyikiranukiye hano mu isi. Naniwe mu ijuru bazi. Ntabwo mu ijuru bazi umuntu ufite ama etaje maremare kusumba yandi. Ntabwo mu ijuru bareba umuntu ugendera mu modoka ihenze. Ntabwo bareba umuntu ufite ibindi biko, ahubwo mu ijuru bareba umukristo ukiranukiye Imana neza, ufite imbaraga z'ikindi gihe. Imana duhereze imbaraga z'ikindi gihe mu izina rya Yesu. Imana duhereze imbaraga z'ikindi gihe. Nibyo ko ku rugamba turarugwana, kandi urugamba tugwana n'urw'ibyaha, ariko uko bwije nuko bukeye biragenda bihindura isura. Bibiliya tubwira ko Satani ngaragenda azerera nk'intare yivuga, ngashaka uwaconjomera, kuko azi yuko asigaranye igihe gitoya mu isi. Niyo mpamvu natwe dukuriye imbaraga z'ikindi gihe zo kugira ngo tubashe gutsinda Satani, tuzabashe kugera mu bwami bwo mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo tugiye gusenga Imana. Tugiye kubwira Imana tuwiteka duhereze imbaraga z'ikindi gihe. Hanyuma